Ndagira ngo mbasuhuze mwebwe mwese muri hano ndetse n'abandi badukurikira ku mbuga nkoranyambaga, ni ukuvuga n'abadukurikira kuri Irembo Ryera TV, abadukurikira ndetse no kuri za Instagram. Tubifurize ibihe byiza, ariko mwebwe mwese tubashimiye cyane ko mwemeye kuza guterana natwe muri uyu munsi rero turaza kuganira ku magambo y'Imana. Ku batanze n'ubundi nitwa Cyprien Hakizimana, nkora umurimo w'Imana, ndi umukozi w'Imana hano muri ADPR Gatenga, kandi shimishijwe cyane no kubana namwe. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo rero tuganire amagambo y'ubuhanuzi bw'uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Haranditse hati, turasoma mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 7, hanyuma tuze gukomeza tuvuge bike muri byinshi mu byo dushaka kuvuga. Wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti, uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi yakingura ntihagire umuntu ukinga, yanakinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore shyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Amen. Sishaka kuvuga byinshi, ndashaka kwigisha kuvuga imfunguzo enye zagufasha gukingura amarembo yawe. Imfunguzo enye zagufasha gukingura amarembo yawe muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo mushyashya. Nizihe? Mu mwaka turi kuvamo abantu benshi bakomanze ahantu hakinze, ibintu byageze igihe birikinga, abantu babura inzira, babura aho berekera, babura aho bava, babura naho bajya, basa naho bakingiranwe ku byo ngiye kuza kuvuga mu kanya. Uyu mwaka turi kuvamo twahuriyemo n'ibintu byinshi bikomeye byasabye abantu imbaraga nyinshi, abantu barakingiranwa. Ariko ijambo riravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia, wandikire uyu muntu, reka mushyiremo izina ryawe, shyiramo izina ryawe wumve. Wandikire kanaka, wandikire Cyprien, umubwire ngo ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo. Ni umuntu, ni ijambo rikomeye rigiye kurema ibintu bikomeye muri weho mu gihe uri buze kuba uryitayeho. Niyo mpamvu ukwiriye kumenya amabanga ugiye kuzakoresha mu mwaka ugiye kwinjiramo kugira ngo uzakingurirwe amarembo yawe. Iyi ngiyi mugiye kuvugana niyo yavuganye n'uwo bita Kuro, iramubwira ngo yewe Kuro we, amarembo yawe ntazugarirwa. Iramubwira ngo nzakugenda imbere, ahataringaniye mparinganize, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, nzaguha ubutunzi buri ahantu hiherereye. Ariko ikindi yari yaramubwiye ngo kuko wangiriyeho umugisha, ndakwifuriza kugirira ku Mana umugisha ukomeye. Ndakwifuriza kugira ngo Imana uyigirireho umugisha, ikumenye izina, mwinjire mu mwaka ikuzi, ikubona, igukeneye, nawe uyikeneye, ugaragaza yuko uyikeneye.
icyo twavuga ni iki? Ni ijambo ry'Imana riratubwiye ngo icya mbere, urufunguzo rwa mbere ni uguharanira gukora imirimo izwi n'Imana. Imirimo yawe ikwiriye kumenywa n'Imana, Imana ikayimenya. Niyo mpamvu yavuze ngo wandikira itorero ry'i Filadelfiya uti nzi imirimo yawe, nzi imirimo yawe, nzi n'umubabaro wawe, nzi n'uburyo ukora. Ni umwaka tugomba kwinjiramo dukora imirimo Imana imenya, imirimo Imana yandika, imirimo Imana yemera ko uyikoze, Imana ikabiyizi. Iyi mirimo ntisaba amafoto, ni imirimo y'ibanga, ni imirimo wowe ukora ntibigombera amafoto. Hari abantu bakora imirimo bakifotoza bagafata amafoto menshi, ariko Bibiliya iravuze ngo nzi imirimo yawe. Birashoboka ko abandi batari bayizi imirimo y'i Filadelfiya, ariko Imana yari izi imirimo. Ibi ngibi gukora imirimo imenwa n'Imana, Imana niyo ishingiraho. Ni urufunguzo rwa mbere rwemerera Imana kukurengera, rwemerera Imana kugukingurira ahari hakinze. Abantu basi gukora imirimo y'ibanga, uko niko Imana yabwiye itorero ry'i Filadelfiya ngo nzi imirimo yawe y'ibanga abantu batazi, ariko ukayikora. Nukora imirimo y'ibanga, ugakora imirimo y'ibanga, ugafasha mu ibanga, ugasura mu ibanga, ugasenga mu ibanga, ugakora umurimo mu ibanga, uko Imana ivuganye nawe ngo imirimo yawe ndayizi. Iyi mirimo igiye gutera Imana gushyira urugi rukinguye imbere yawe. Iyi mirimo igiye gutuma Imana ikingura inzugi zari ziri imbere yawe. Imana ihimbazwe. Kubera iki? Ndagira ngo mbibutse ko iyi mirimo izwi n'Imana ariyo yakuye Morodekayi ku irembo ry'ibwami, ikamwinjiza mu gipangu, ikamwaka igisuzuguriro, ikamuha icyubahiro. Bivuga ngo nukora imirimo izwi n'Imana, Imana izayikora, izaguha icyubahiro, izaguha agaciro gakomeye. Kubera iki? Imirimo izwi n'Imana ni imirimo Imana yemera, ni imirimo Imana ivuga ngo iyi mirimo niyo koko. Imana ishimwe. Twakoreye Imana abantu ntibabyemera, twakoreye Imana abantu ntibabyumva. Yewe abantu bashobora no gupfobya imirimo yawe bakabona ntubishoboye, ariko mu mwuka hari imirimo Imana yemera ko ushoboye kandi ukora. Abantu bashobora rero no kutabiha agaciro, bashobora no kutakwicaza ku ntebe z'imbere, bashobora no kutavuga izina ryawe, ushobora no kutamenyekana, ariko ndakwifuriza muri uyu mwaka winjiyemo kongera gukora imirimo imenwa n'Imana kurenza uko abantu bayimenya. Bivuga ngo umurimo wawe uzagukingurira urugi rukomeye, irembo ryo kugira, kuko biravuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Abashaka ubwiza n'icyubahiro babishakisha gukora ibyiza badacogora. Bivuga ngo niba ushaka ubwiza, niba ushaka icyubahiro, biragusaba kuzakorera ihame ry'uru rufunguzo. Ni ugukora imirimo, gukora cyane, ugakora imirimo imenwa n'Imana, ugakora imirimo Imana yemera, ugakora imirimo itarimo ubugome, itarimo ibyaha, itarimo kugambanira abandi, itarimo guhemuka. Gukora imirimo aho Imana izagiza ikavuga ngo mwana wanjye nzi imirimo yawe kandi myiza. Urufunguzo rwa kabiri ruzagufasha kwinjira muri ayo marembo. Urufunguzo rwa kabiri ni ukwihangana. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo abantu bamwe bananiwe gutegereza.
niba utazi gutegereza Imana bizakugora kwakira ibyayo. Gukingura ni ugukomanga ugategereza ugakingurirwa. niba warakomanze ugakomangisha amasengesho, ukwiriye kwinjirana mu mwaka mushya umwuka wo gutegereza Imana ukayirindira. umva ijambo ukuntu ryavuze ngo kuko nzi no kwihangana kwawe. kwihangana ni urufunguzo rufungura ibintu byinshi. kwihangana ni urufunguzo rugutereka ahantu utari guhagarara. kwihangana ni urufunguzo rugukingurira ahantu hakomeye. kwihangana ni urufunguzo rukomeye cyane kandi rudasanzwe. iyo utakaje kwihangana uba utakaje icyizere cy'ejo hazaza. abantu bose batihangana basoza byanze. niyo mpamvu Yakobo yavuze ngo mureke kwihangana gusohoza umurimo wako. rundi rufunguzo rwa gatatu ni urufunguzo rwo kutihakana Imana. ukwiriye kutihakana Imana, waba uri umukire waba uri umukene, waba ugaragara cyangwa utagaragara. ibyo biraza kukwinjiza mu cyubahiro cy'ubukungu. Bibiliya iravuga ngo igituma shyize urugi rukinguye imbere yawe nuko utigeze wihakana izina ryanjye. nusoma iki gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 3 uhereye kuri uriya murongo wa 7, uraza kumva Imana ibwirira itorero ry'i Filadelfiya iravuga ngo kandi ntiwihakanye izina ryanjye mu byo wageragejwe byose. bivuga ngo gukomera kuba mu izina. donc kutihakana Imana ni urufunguzo rugiye gutuma winjira mu bukungu bukomeye cyane. nagira ngo manurire ubuzima bwawe. badayimoni batabishaka cyangwa babishaka, uretse ko batajya babishaka, ariko imbaraga z'Imana zigiye kukwinjiza aho utatekerezaga ko winjira. kubera iki? ntiwihakanye Imana. hari abantu babaye muri korona, hari abantu babaye ahantu hose mu bihe muri guma mu rugo ndetse n'ahandi, ariko batigeze bihakana Imana. bagomeje bagumana indangagaciro zabo, bagomeza gukorera Imana. kuko utihakanye Imana, kuko wayihamirije mu ibanga, nawe ije kuguhamiriza ahagaragara. kuko wayihamirije ahatamenyekana, nawe ije kuguhamiriza ahamenyekana. yavuze ngo shyize urugi rukinguye, n'igihe cyawe injira mu bihe byo gukingurirwa, injira mu bihe byo kubona Imana, injira mu bihe wumve nawe utangiye gukingurirwa. kubera iki? ntiwihakanye Imana. warakubiswe, barakuvuze, barakurwanyije, bakwirukanye mu kazi, wahuye n'ibibazo byinshi muri uyu mwaka bikomeye, ariko igitangaza gikomeye gitumye Imana igushima, gitumye Imana iza guhagararana nawe, nuko utihakanye Imana. wagomeje kugumana n'Imana, wagomeje kugendana nayo, wakomeje guhagararana nayo, wakomeje kumva utakwihakana Imana. kuba utarihakanye Imana, injira mu migisha yawe, injira mu mahirwe. kubera iki? Yobu ntiyihakanye Imana, kandi byamuteraga kuyihakana byasaga naho ari byinshi, ariko aravuga ngo sinshobora kwihakana Imana, kuko ntawe wihakana Imana ngo abeho. ushobora kwihakana Imana wibwira ko udashaka guseba, ugaseba cyane. igitumye Imana igushimye ni uko utihakanye Imana. Bibiliya iravuga iki? iri torero kandi ni itorero marayika yabwiye, aravuga ngo kandi nzi ko uri umunyantege nke.
iyo Bibiliya ivuze intege nke, abantu benshi batangira gutekereza ku mbaraga cyangwa se kugwa mu byaha. Hari igihe ugira intege nke mu mpande zose, ariko iri torero ryari rifite intege nke mu iruhande rumwe, kuko imirimo yabo yarashimwaga. Kubera ko imirimo yashimwaga, iyi mirimo n'ubundi ishimwa ikoreshwa n'umwuka, bivuga ngo uyu muntu si umunyantege nke, ahubwo dore uruhande bari bameze nk'abafitemo intege nke. Umuntu ashobora kugira intege nke ntagire mwene wabo, akaba ari wenyine, nizo ntege nke zawe. Nta famiye ugira, nizo ntege nke zawe. Nta nshuti ugira, nizo ntege nke zawe. Nta mafaranga ufite, nizo ntege nke zawe. Nta gikundiro ufite, nizo ntege nke zawe. Nta nshuti, nta shinge. Bibiliya ikavuga ngo mwene uyu muntu nta shinge, nta rugero, nizo ntege nke zawe. Ariko icyo nkundira Imana ni uko aho intege nke zawe ziri ariho imbaraga z'Imana zuzura. Imana ije kuzuza aho wari unaniriwe. Imana izanye support kugira ngo igusapotinga aho wari unaniriwe. Imana ihimbazwe, haleluya, Imana ihimbazwe. Imana, Bibiliya iravuga ngo niyihe intege abarambiwe, abatibashije, ikabongerera imbaraga. Uyu mwaka Imana izakongerera imbaraga, izakongerera imbaraga mu bucuruzi bwawe, izakongerera imbaraga mu kazi ukora, izakongerera imbaraga mu bana bawe, izakongerera imbaraga ahantu hose ukeneye imbaraga. Ahantu wari wiki hose Imana izahashyiremo imbaraga. Ala pile se kontraye zimini drere, uzakira imbaraga. Ruhande rwawe rw'intege nke, Imana ije kuhuzuza imbaraga. Nturi wenyine, niyo mpamvu yabwiye Kuro ngo nzakugenda imbere. Ntabwo uri wenyine. Injirana n'Imana mu mwaka mushya, injirana n'Imana mu bihe bishya. Kingurirwa, uziranye n'Imana idakingiranwa. Ugiye kwinjira ahantu ukingurirwe, kuko Imana ishaka kugukingurira. Akira ubuhanuzi bwawe mu izina rya Yesu. Ndashaka kuvuga urufunguzo rwa kane. Urufunguzo rwa kane, kwitondera ijambo ry'Imana. Dawidi yaravuze ngo amategeko wandikishije, ayo mategeko wandikishije yambereye inkomezi. Aranavuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Kwitondera ibyanditswe nibyo marayika yabwiye itorero ry'i Filadelfiya. Aravuga ngo kuko witondeye ijambo ryanjye, nicyo gituma ngiye guhata abantu bakaza bakakwikubita imbere bakamenya ko nagukunze. Kuko wambereye umwana muzima, kuko wambereye uwashaka, kuko wankiranukiye ukitondera ijambo ryanjye. Niyo mpamvu nanjye ngiye guhata abantu bakaza imbere yawe, bakaza bakagucira bugufi, bakamenya ko nagukunze. Birashoboka ko wari uri mu bihe byo gukingiranwa. Reka mvuge gatoya ku Bisirayeli. Abisirayeli bageze ku nyanja barakingiranwa nk'uko natwe twari tumaze igihe dukingiranwe. Icyaranze Abisirayeli ku nyanja itukura, basanze ibikuta byose bimeze nk'ibikinze. Bahasanze inyanja, hirya ari imisozi, ntaho kunyura hari hahari. Umwanya bamaze ku nyanja ni umwanya w'ubwoba. Bamaze ku nyanja umwanya bafite ubwoba bwinshi cyane. Ubwoba bari bafite bwari buteye ubwoba nyine, bari mu bwoba, bari muri icyo gicu cy'ubwoba.
kubera ntibabonaga ubuzima, babonaga urupfu. Mu bwoba abantu ntibasuhuzanya, mu bwoba abantu ntibavugana n'abandi, mu bwoba abantu ntibahoberana, mu bwoba abantu, buri muntu wese atangira kugira ikibazo kuri mugenzi we, yibaza, atangira kubona mugenzi we nk'aho ari we haduyi yiwe. Iyo niyo periyode twari turimo. Umwisirayeli wese yari afite ubwoba ku nyanja itukura. Ndagira ngo ntangaze igihe cyo kwambuka. Tugiye kwambuka. Tugiye kwambuka. Tugiye kwambuka, tugiye kwambuka. Tugiye kuva mu mwaka tujye mu wundi. Tugiye kuva mu mwaka, nubwo ingabo za Farawo z'abadayimoni, reka tuvuge ko ingabo za Farawo wenda ari corona, reka tuvuge ingabo za Farawo ko ziri gutogota inyuma, ariko byanga bikunda tugiye kwambuka. Kandi umva, Bibiliya iravuga ngo kandi mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire. Mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire. Abanyegiputa mwabonye uyu munsi ntimuzongera kubabona ukundi. Bageze ku nyanja itukura bibazaga ikiri bukurikira ikindi. Bamwe batangiye kwakira urupfu, imibereho yasaga n'iyarangiye, nta cyiza babonaga imbere yabo, ariko ntabwo bari bazi ko baziranye n'Imana ikingura hakinze. Nubwo uhuye n'inyanja, uri mu muyaga mwinshi, uri mu bwoba bwinshi, ndashaka ko kwimura mu mwuka w'ubwoba nkubwira Imana yabanye nawe. Ndashaka ko kwimura mu mwuka w'ubwoba nkubwira Imana igiye guhagararana nawe ikagukomeza. Ngo bageze ku nyanja, ku munota bita ko ari umunota wa nyuma, ibintu byanze, Mose atakira Imana. Kino gihe abantu bari gutaka, bari gusakuza, Imana yumva ijwi rya Mose, iramubwira ngo Mose, niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Ndatangariza Umwisirayeli, ndatangariza umurokore, ndatangariza umuntu wese, ndatangariza inshuti, ndatangariza abo tuziranye n'abo tutaziranye ko tugeze igihe cyo kwambuka. Tugiye kwambuka. Aho wari uhagaze niho ugiye kwambuka. Mose abwira Abisirayeli ngo nimukomeze mugende. Igihe kigeze Mose arambura inkoni, ayirambura hejuru y'amazi. Imana ihimbazwe cyane. Ndagira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga kuko tugiye kwambuka. Sengana nanjye aya masengesho yo kwambuka. Sengana nanjye iri sengesho kuko tugiye kwambuka. Imana irashaka kukwambutsa. Inyanja wari uri kubona imbere yawe ugiye kuyambuka. Ngo bamaze kwambuka inyanja itukura, reka mvuge kimwe gusa, ngo bageze hakurya bivuga bwa bwoba bwari bwarabamazemo indirimbo, bwa bwoba bwari bwarabamazemo ibihe, ngo bakebutse inyuma babona ibintu bidasanzwe biri gukoreka. Ngo bagiye kubona, babona ibyabirukagaho biri kureremba nk'intumbi. Ndagira ngo nkubwire ko ibyakwirukankagaho uzongera kubibona mu mateka biri kureremba nk'intumbi, bitabasha kugira icyo bikora. Hari ibintu byaguteraga ubwoba, ariko ndagira ngo utangarize ko tugiye kwambuka. Akira imfunguzo enye zo gukingura amarembo yawe
muri uyu mwaka ugiye kwinjiramo. Akira izo funguzo mu izina rya Yesu. Ndagira ngo muhaguruke dusengane Imana, dufate umwanya wo gusenga. Namenye ko ngoswe n'igicu, n'ingabo nyinshi zikomeye, ntabwo bamfite habe na gato, Yesu mbereye maso. Namenye ko ngoswe n'igicu, n'ingabo nyinshi zikomeye, ntabwo bamfite habe na gato, Yesu mbereye maso. Mana turagushimye, Mana turakunezerewe, bwaba bwije cyangwa bukeye turagushimye. Twahuye n'ibikuta byinshi mu buzima, ariko ndagushimira ko buri muntu wese wumvise aya magambo yakiriye urufunguzo azakoresha mu gukingura amarembo ye. Ndagushimira kubwo kugira neza kwawe, ndagushimira kubwo kurinda kwawe. La pelesti lezomini inetotala zeglere bofonstize. Ugiye kutunyuzaho tutanyura, ugiye kutunyuzaho tutari kunyura. Ndagushimira ingabo nyinshi utaretse muri uriya mwaka turi kwinjiramo. Ingabo ushyize mu kwezi kwa mbere, ingabo ushyize mu kwezi kwa kabiri, ingabo ushyize mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwa cyenda, mu kwa cumi, mu kwa 11, mu kwa 12, kugeza dushoje undi mwaka. Turagusabye ngo tubere urufunguzo ruzakingura hariho hose, kuko uri Imana idakingiranwa. Abera bawe batabare, kingura ubuzima, kingura ubukungu, kingura imibereho, kingura ubwenge, kingura agaciro, kingura ibyo twambuwe tubisubizwe, ibyo twanyazwe n'igihe twongere tubyakire. Turaze gobrere centre de mon confond et l'église zemiwa. Turagushimiye, turagushimiye, turagushimiye. Hari abantu batinze ku marembo, barakomanze akazi barakabura, barakomanze igishoro barakibura, ariko ndagushimiye. Uzi imirimo yacu y'ibanga, uzi iyo dukora twiherereye, uzi iyo dukora abantu bayipinga, uzi iyo dukora abantu bayigaya, uzi iyo dukora abantu batatwemera. Ya mirimo yacu iyo wanditse nibyari igisubizo muri uyu mwaka mushya twinjiyemo. Abantu nibatangarira Imana twizeye, ibyatwirukankagaho byose twongere kubikebuka, dusanga nta buzima bigifite, dusanga byatembagaye, ibyari bitugoye byose dusanga imbaraga zawe zabinanije. Twinjira hera, twumva imbaraga zawe, utwinjize mu mwaka wo kukubaha no kukubahisha, umwaka wo kudushyigikira, umwaka wo kudukomeza, umwaka wo kutwigiza imbere, umwaka wo kuduteresha intambwe. Ushyirwe hejuru y'amajuru, ushyirwe hejuru y'amajuru, ushyirwe hejuru y'amajuru, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Yesu abaha umugisha, mukomeze kugira ibihe byiza n'umwaka mushya muhire.